Murambure za Bibiliya gira dusome ijambo turi buganireho. Itangiriro igice cya 27 yere ku murongo wa mbere. Turashimira abadukurikira mwese kandi turabakiriye. Imana ibaduhera umugisha. Mureke tubakomera amashi abantu badukurikira. Muri abadasanzwe mu bwami bw'Imana rwose. Haravuga ngo Isaka ashaje, amaso ye amaze kuba ibirorirori, ahamagara imfura ye Esawu ati, mwana wanjye. Aritaba ati, karame. Aramubwira ati, dore ndi umusaza, sinzi igihe nzapfira. None ndakwinginze enda ibyo uhigisha, ikirimba cawe n'umuheto wawe, ujye mu ishamba umpigireyo umuhigo. Untekere inyama ziryoshe kizo nkunda, uzinzanire nzirye mbone kuguhesha umugisha ntarapfa. Rebeka yumva Isaka abwira umwana we Esawu. Esawu ajya mu ishamba guhiga ngo ahigurire se umuhigo. Rebeka abwira Yakobo umwana we ati, numvise so abwira Esawu mwene so ati, mpigurira umuhigo untekere inyama ziryoshe nzirye nguheshereze umugisha mu maso y'Uwiteka ntarapfa. Nuko none mwana wanjye, wumvire ibyo ngiye kugutegeka. Jya mu mukumbi unzanire abana b'ihene beza 2, nanjye ndabatekera so babe inyama ziryoshe zimeze nk'izo akunda. Nawe ushire so azirye aguheshe umugisha ataragira gute? Atarapfa. Mbere kwegera ikiganza ngo Imana iguhe umugisha uyu mwaka utarashira. Yes, uhabwe umugisha uyu mwaka utarashira mu izina rya Yesu Kristo. Ngiri isengesho numvishe umwuka azukamo. Isaka atarapfa agomba gusiga umugisha wose mu izina rya Yesu. Ngewe mpita numva iki? Uyu mwaka utarashira, tuzashira ndahawe umugisha wose mu izina rya Yesu. Buriya 2024 waraye upfuye rwose, waraye ugiye. Ubu hariho 2025. Uyu mwaka utarapfa, Yakobo agomba guhabwa umugisha mu izina rya Yesu. Subiramo ngo ndahari ngomba guhabwa umugisha uyu mwaka utaragira gute? Utararenga. Bikubera uko ubyizeye mu izina rya Yesu Kristo. Iby'Imana nuko bibavugamwo n'ababyizera, uko ubyizeye biraba. Abatuye isi, inzira abantu bahererwamo ibisubizo ni nyinshi. Hari abahatana bagakora, hari abacuruza abahanga, hari abakora akazi, hari abajya mu biki bigakunda. Ariko ibyo byose ni Imana ibiherekeza. Iyo ataba Uwiteka ntacu umwana w'umuntu yakwishoboza.
kugeza ubwo bandika ngo atarinze umurwa abawurinda barara amajoro y'ubusa. Niko bimeze n'Imana igirinda rwose. Iyo atariyo irinze sinkubesha, iyo atari yihezagiye ngo iguheshe umugisha, nubwo wakora ibimeze bite. Reka mbabwire ngo abatunze si abakoze cyane, ahubwo n'abagiriwe ubuntu babihawe. Hari abakoze kubarusha ariko batabironse. Beno, igihe cyose umuntu ukoze ugakora ibintu ukabona biranze, hari indi nzira biza byemereramo. Iyo ngerageje ikintu ukabona kiranze, bituma muri iyi nzira ntigishobotse, reka njye mu nzira ya kabiri nayo ndebe. Inzira ya kabiri ni inzira y'amasengesho. Ubu mwafashe umuhanda wo kwemeza ibitajya bipfa kwemera, mwafashe umuhanda wo gukurura ibidakururika, mwafashe umuhanda wo kuzana ibyari byarabuze. Birashoboka mu masengesho mu izina rya Yesu. Ninde ubyizeye avuge ngo haleluya. Gusenga ni ugukurura kugeza bihageze. Babwire iki kintu, ibyo dusaba Imana byose hatabuze na kimwe, irabifite muri stoke yayo byose. Aho biri irahazi, iranabireba, iranabikontorora. Ariko hari ibyo ikugenera utabisengeye, hakaba ibindi ivuga ati ibyo ntibiza bipfa kuza nkeretse amasengesho. Kandi igitangaza, ibiza ntabisengeye iwanjye, kwa makuza bitegereza kuza we yabisengeye. Hari ibiza kwa makuza atasenze, iwanjye bizaza ari uko nakoze igitangaza. Ariko sinshobora gutora iyi computer cyangwa si agenda mu gihe ntarambuye amaboko, ntibikunda. Gusenga nkaza aho biri, ariko iyo mpageze iyo nizeye mpita ndambura ukuboko ngakora muri stock y'ububiko bw'ibisubizo. Mu kwa mbere hari stock, numva ijwi ko rimira ngo stock z'Imana ziruzuye. Ariko irambwira ngo hakeneye ukuboko gusingira icyo usabye kikava muri iyo stock ukagihabwa. Ntabyo nza nikorera ngo shira abantu ngire kubirema nsubire mbyikorere. No, Imana irabirema gusa. Kubigeraho ni umuvuduko w'amasengesho yanjye. Kubitora ni amaboko abizera bakoresha n'ukwizera, niyo maboko yabera. Ntabwo ari aya dutoresha ibisubizo, ntabwo ari aya. Muri aya hahishemo yandi yitwa imbaraga zo kwizera. Kwizera kwemeza umuntu ko ibitariho biriho. Umuntu agafunga amaso agatangira kubyakira mu isi y'umwuka ntabihari, agatangira guhamya ko bishoboka kandi ko bizamubaho. Nibwo Imana yabwiye Aburahamu urubyaro rurahari. Buri nyuma y'imyaka nimba atari 7 n'icumi, Imana yazaga ibwira Aburahamu ikamusubirira mu masezerano, ikamubwira ngo ndi Imana itagibesha, ibyo navuze no kubikora nzabikora. Igahita inamubwira bikomeye nko ku myaka 10, subira usohoke hanze. Agasohoka. Bari inyenyeri zo ku ijuru, kandi nurangiza uje kubara umusenyi wo ku nyanja. Kuriya bingana imvugo z'Imana Imana ntigira ikinya, ntinagira ubwoba. Ari umuntu yotinya kubivuga. Uzi kubwira umugore wabuze urubyaro ugahita umbwira ngo tangira ubare cyangwa tangira wegeranye ibi nibi. Imana igahita yatangira kuniha ngo urubyaro we igahita sohoka hanze wowe, genda ubare inyenyeri. Nuzibara ukazishobora uko zingana, niko urubyaro rwawe ruzagira gute. Yarangiza ikamubwira ngo ndishobora byose. Imana itabesha ngo yivuguruze.
nuko imeze. Ariko iyo yamubwiraga kwari ukumwibutsa gusenga. Gusenga ni ukujyaho igitangaza kiri. Aha yahagera akarambura ukuboko ko kwizera, akabasha gusingira iby'Imana yavuze. Nimusenga, siko Yesu yavuze? Abwira abigishwa ngo nimusenga muhite mugira gute? Muhite mwizera ko mwabihawe, hasigaye kuzagira gute? Hasigaye kubireba. Nimubyizera murabikurura. Ariko Mana, niba ari ikintu nyasaba Imana kurusha ibindi kuva muri 99 kugeza uyu munsi, nzasaba Imana kurusha ibindi buri gihe no kwizera. Niyo mpfuye n'ibikomeye, Mana zamura kwizera. Kwizera kujya kumara ubwoba kukakwemeza ko ibisubizo bihari ntabyo ureba. Kwizera kugatuma ugira comportement nk'izabakire kandi uri umukene. Kwizera bigatuma ugira confidence mu buzima, ubwoba bugashira, amaganya agashira, ibiki bigashira, kandi uri vide, uri gutyo uri umutindi mu bandi, ariko kwizera kwa kugiza umukire. N'abantu bagatangira kukwibazaho kukize. Aka kantu Mana ya impamvu nkunda kwizera niki? Kwizera niko konyine kuza guhishurira umuntu ubugari bw'Imana. Narumiwe ngewe iyo kwazamutse bita numva nakorogetse, nkasa n'uwavangiweho, ndetse nkagira ngo none mfite umujinya, kibazo narakariye nkamubura, karuwa ngasa n'uwarakariye Imana, nkibaza ariko ibi bintu. Iyo kwizera kwansaranye muri nge, sinjya ntangarira ikintu cyose Imana ikoze habe na kimwe. Nta n'ibyo yaremye ndeba ngo ntangare, kubera ko ahubwo igitangaza ni ubugari bwayo, ni ubukuru bwayo, n'imbaraga zayo, ni ububashigira. Iyo rero ibintu amaze kubyakira neza, nkamenya ikirico, nkamenya uko iteye, n'ibintu bibiri bijya bintangaza mu buzima. Njya ntangarira gukomera kwayo. Ariko Mana we, komera n'imbaraga n'ibya Yesu. Buri wese aririmba uko ashaka. Arakomeye. Okay, ndantangarira imbaraga zayo, ubukuru bwayo. Imana izi byose, ikaba hose, igashobora byose. Iyo Mana kandi mubiriho nta na kimwe cisanzeho, byose byaremwe nayo, niyo yonyine yisanzeho. None namara nkareba ubukuru bwayo nkavuga toke, ibyaremwe bizwi n'ibitazwi, ibizi nka kurya muza abana banyu. Ni igitangaza. Uko mu Rwanda nta mukire dufite uw'igitangaza yavuga ngo afite ubutunzi bumwe atashobora kubaza, ntawe dufite. Buri mutunzi wese, nuriya munyamerika berekana ejo bundi ukize, ibyo atunze arabizi byose, n'abana be arabazi bose, ni n'amafamu n'ibiki, niba afite afamu 7 arayazi. Mbwirira ukwegereye ngo kuri yuzi ubu turya utunze tubi wawe. Bamwe nukumvuza ukukera twose watwegeranyije, gera twose uratubonaga utwo tunze. Kuri y'ibyawe bingano ubizi. Imana irakurusha kumenya ibyo yaremye, ibizi. None yongeza ahantu Bibiliya ivuga ngo n'Imana ijya imenya ngo n'umusatsi wo ku mutwe, apana umusatsi wawe wose, no, izi n'agasatsi kamwe, ngo niyo umuntu yisokoje kagatakara, nyirako ntajya amenya ko katakaye,
ariko iyagateye izivuga ngo karahanutse. Sema haleluya. Iyo menye ku izina agasatsi kamwe gusa biransaza nkavuga toke ubwo se inzi bingana gute ngewe. Iyo kwizera kwashiranye umuntu agera ahantu yibaza ngo none iwe ntimuzi. Naho izina agasatsi kamwe kavuyeho byayinanira gute kukumenya wowe. Rero nareba imbaraga z'iyo Mana ikontorora undebere buri gatondo ihitireba abashinwa bose kandi tumwe ni tugufi cyane n'abandi igahitira abashinwa bose igahitira abanyamerika bose igahitira abanyafurika twese ngo ikaturebera mu rushi rwayo kurushirwa mbwira rwegereye ngo ndituba mu biganza byombi byayo mu kiganza kimwe ikaturebera hano twese kavuga ati Patrick arabyutse ndabibona atangiye kwa yayuye gatatu amaze kwayura gatatu reka mwohereza imigate n'amavoka ndundeho n'ibishimbo n'ibiki ikamenya ibyitugenera. Niyo Mana igitugenera. Bibiliya niyivuga ngo ifunyitse ikiganza cyayo ibyaremwe byose ngo biraniha bigasonza. Irambuye ikiganza cyayo izihaza ibyaremwe byose inyoni zijya ziseka. Sema haleluya. Habe n'amafi ajya aseka. Irambuye ikiganza inyoni yose imenya aho itorera, inkoko yose ikamenya aho irira, inyamaswa zose zikamenya hari ibiryo, zose zikarara zishima Imana. Bukira umugoroba wose ibyaremwe byose udukirida turi mu menyo bihe bigira gute byose byariye kubera Imana gusa. Kubera Imana gusa. Niba ari ikintu kibabaje munsi y'izuba ni kiremwa muntu kinanirwa kwizera iyo Mana ngo akurure ubwo bukuru bwa ikijya kinsaza ni ikihe iyo menye uko ikomeye. Cyakabiri kintangaza n'urukundo igira narumiwe. Uzi ko Imana igikunda umuntu umwe, uzi ko igikunda nkaho uri wenyine mu isi ukagira ngo yibagiwe abandi. Uburyo ikureba, uburyo ikwitaho, uburyo gutekereza ushobora kwibaza ngo niwe uriho gusa. Kandi igitangazwa yagutekereje niko yitegereza abashinwa n'abahindi, ni nako yitekereza abarabi igatekereza abanyamerika. Ndebera izo mbaraga zituma ikurura ibyaremwe byose ikabishira imbere yayo, buri kintu cyose ikakibonera imbabazi. Ariko dore limiti Imana igira, iyo gukurura wowe ntuyikurure birayigora kukugeza ishaka no mu gihe ishaka bitewe n'ukuri kure wowe mu ntekerezo. Ariko kuri iyi gukurura iyo nawe ugize kwizera ukayikurura ukamenya ubwinshi bw'imbaraga igira, ukamenya n'ubwinshi bw'urukundo igira, bihita bikumara ubwoba bugashira, ukamera nk'umwana w'ikinege uri mu rugo wenyine. Umwana uri wenyine mu rugo uzarebe utarakurikiza umwana wa kabiri. Uwa mbere kagira amafyeri yose, kakagira amanyama yose, kakagira confidence zose, kakihirika muri byose, kaba kumva ko byose ari ibyako gusa. Azajya kugabanura umuvuduko iyo abonye abamukurikira. Ku Mana rero tigishaka ko nyifata nkaho turi mu kivunga cy'abantu. Ishaka kuri yigi ndeba by'umwihariko ngenyine, nanje nyizere ngenyine mu muhanda wa ngenyine. Vuge ngo amaso yawe ubwa ndiho niki utankorera. Iyo ntekereje ibyo rero dore ikibazo mbitangira. Iteka mbita ntungurwa no gutangarira iby'Imana itakoze, simbe ngitangariye iby'Imana yakoze. Nico gituma rwose kimwe mu byo niziho rwose mu bakozi b'Imana badakabye ibintu Imana yakoze. Shobora gusengera abantu 90 abasubijwe bagize gute
nkajya nibuka ko hari n'iby'Imana yabakoze ari uko abinyibukije abimbwe nta n'ibyo nibuka nta n'ibyo ntekereza bene kubera iki sinumva ko hari igitangaza kirimo pe ahubwo nkumva igitangaza ni mu gihe itabikoze twabisengeye kandi twabyizereye ngaha hantu ntangarira gusa bigenda gute bigenze gute ngo bikunanire igihe cyose nabonaga tugiye gutangiza umurimo w'Imana insengero niyo mvune ngira nizo ndwara ngendana ni imirimo y'Imana ikuvuna ikagutera ibibazo bikomeye n'ibindi beno biba bigoye cyane sinko kupfa kubona urusengero ukajyayo gusa haranzwe bageraga ukabona hari ibintu bikomeye biremereye ugitoro ritangira kubona aho risengera kubona ubutaka ibiki na bike abantu kuva biraremereye nanjye nkumva ni umusozi ariko iyo kwizera gukangutse muri nge abatareko rigita wamana akana kandu kavugwa imbere yawe ngo tuvuge ngo hari gikomeye kiri muri ibi nubi yo kwizera kwa nsaranye ndi hano kiyo naje gusecha ndi mu office hano bitanu bamfite isoni nkumva isoni ziranyishe pe nkumva nuko nyine nta umenye ibindimo nawe ngo nawe ngo abishingireho nawe atugaye cyangwa duseke iyo kwizera kwa nsaranye ndi hano bitanu visoni nkumva isoni za kano gasengero nkumva isoni za kano gasozi atariko ururumana rumeze gutya rukomeye gutya rugize gutya akana akazu kayo vreme beno ubundi buhamya nabaha bwa mbere mbona inzu yitwa ngo ni yanjye mu buzima sinari nayisengeye n'uwo twari dupangiye watubwiye nabi ese mwe muracibuka izina rye ndaryo nibuka yatubwiye nabi nyirinza atubwira nabi kandi sinari mpari arabasara nabwo ubwo bampamagara ntari hano mu gihugu barampamagara ngo yasase baramubwira ati gerageza umuhamagare beno ku nimero ushatse kujya aho wajya hose bashatse ngo igume mu baguhamagare baguhamagara sinzo nahamagaye ejo bundi banga ko tumuhamagara umukozi ngo ntari bari Amerika tereka muhamagare ngo telefone zabo ntiyange ntahita zihamagara ndibyo nabisaye ko biprogramamo tinimbi watayikuyemo ndamutora yahise yitaba nko uri hano wa mugabo nanjye arampamagara bige yabwiye madamu mu rugo arasara arangije ndatega ndabatareko umure nk'ibi bikura mbwiye nitegura kwatsa umuriro ejo ubutumwa bwiza nibiki none umva ibintu bikuru no mugaba ndajemo mu rugo abaraje nabi ndavuga ati taba nabazimu rwose ngo nangize sinasenze nukuri numva ko uburakari bunzamuka buno batariko ako amana reka nkubaza ubundi bigenda gute ngo inzu y'ibyondi bure wararemye imisozi n'udusozi kurema akazu kamwe ku butaka kakaboneka ibintu bene ibyo bikugosha iki ngo ntangire kuyisarana sa nuyirakariye numva nuko ijwi rimbwiye atariko se usaze kabuki niryari wayisabye Imana urayibura wayizereye ryari ndahindukira ati mbabarira ninge munyamakosa ntanzu wananiwe kumpa tariki Imana ishimwe sinzongera gupanga mu izina rya Yesu nyuma y'uyu mugabo tawundi mupanga y'inzahura nawe niwe wabaye wa nyuma twavuye muri yo tujya mu yo ntawusaba kutwishuza ndavuga ati ntimundebere imbaraga zo kwizera ntabyo nasengeye numvishe gusa ubwo isoni ariko se kabuka ubundi nayibuze gute na irurumana dutunze Imana ibirema bibuze bigenze gute mbabwire impamvu mvuga ibi
iyo umuntu ashaka gusenga bisaba gutekereza cyane. Icya kabiri bigasaba kwaguka mu mitekerereze. Icya gatatu bigasaba kuba umurakare. Bwirira ukwegereye ngo urumva wowe uri umurakare cyangwa uracara umutesi wibereye aho. Yo urumva uri umurakare kweri? Kwizera kujya gutuma umuntu yanga ubuzima akabuvamo burundu bugashira. Kwizera kujya gukura umuntu mu bukene bugashira bukihari kugeza ubwo nawe musigara buburaho bumufata bukabata uyuwe ni umurakare, uyuwe ndi tumushoboye. Kwizera kwaratumbagiye kuromwereka ibihambaye. Kwizera kumutera gusuzugura ibihari akibera mu bizaza, bigatuma buriya Satani hari ibyo gutega kugira gusa ngo guhahamure akumaremo kwizera. Nuko byubatse Satani akureme n'ubu mpamvu gucya bimwe hano n'ubu mwiriranywe nabyo byabaturumburiye amaso. Ibintu sandi bikomeye ntibimeze nabi, birashaka kugira gusa ngo biguha amakuru. Narumiwe, iyi si mureba igizwe n'amakuru. Abariho bose, umuntu wese abayeho bingana n'amakuru amubitsemo. Iyo wakiriye amakuru mabi ugiye kubaho nabi. Iyo wakiriye amakuru meza ibibi bikubura bikureba, kubera iki ntibigushoboye. Ayo makuru si ufite, deje ufite ayandi. Iterabwoba ryaba rigifashe he? Abasenga buriya basengera mu bice bibiri by'ukuri. Hari abasenga nk'abashakisha buzuye ibibaremerereye bibatsikamiye byabarushije imbaraga, ari gusenga nk'ushakisha akayira yatobora akabona ahandi hantu yaruhukira. Hakaba n'abandi basenga icyiciro cya kabiri cy'abantu b'abarakare barakajwe no kwizera, bareba ahandi hantu barenze hano hari utubazo, bakareba indi si y'ibyo bizera, kandi bishingiye mu kumenya imbaraga z'uwo bizera. Nta wakwizera Imana atayizi ngo byemere, ntibikunda. Nicyo gituma byanditse ngo kwizera nukubanza kumenya. Wacomoyemo gushidikanya hagasigara kwizera kudafite ikiswe gushidikanya. Kumenya iki? Icyambere kimenywa n'Imana, kumenya Imana ihambaye. Ngira ikindi kintu jewe rero candakaje. Iyo nibutse ko Imana ari data ndi umwana we, sindi mu bantu baza bibuka ko n'Imana ari n'umwami. Icyo kintu nkibuka bigoranye. Kuba umwana byamize ibindi. Iyo nibutse ko Imana ari data, ngiye gusaba data. Si data wacu, si marume, si ango. Mbwirira ukwegereye ngo si ango. Banko se ntibaza bazimya telefone mukababura. Banko ntibajya bazikupa buri munsi. Hashimwe data, utari data wacu, utajya ufunga telefone ntana dukupe. Oya, buri gihe ajya avuga ngo ni munsabe, saba icyo ushaka ndakiguha, kugira ngo data yubahirwe mu mwana we. Iyo adusubije abashaka icubahiro muri Yesu. Turakome yentindutsimba kumangoma. Amen, 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 amen. Harahavuga mwabana. Aha. Kuba n'abatambyi bo mu bwami bwiwe. Turakome
turine. Nimukomere data amashyi nimba ari byo, nimba ari so. Vuga ngo data ndakwemera. Yes. Uku kwezi kwa mbere ni bande bizeye kugufata, kuguhabwa. Nibikubere gutyo mu izina rya Yesu. Ninda byizeye atange haleluya yo kwakira. Genda umutekere umuzanira atarapfa, asiga guhaye umugisha. Yes. Muzi icyo turiho, iyi ni iminsi 12 yo gutogosa. Nimuvuge ngo gutogosa. Gutogosa biba bisobanuye ikirisha? Haguruka ubivuge ni ibyo nyine. Uriyo wageze. Gutogosa nugira gute? Guteka baba bakoze iki? Habanza iki? Bamwe baracanira inkwi zigafureka, abandi bakagira gute bakakisha umwambi, abandi bagacana amakara, abandi bagira gute. Ariko hari abandi bageze mu yindi si aho batagicana ibishito ngo bategereze, bacomeka hehe. Bafite bijya babyita iki bijya batekesha? Mbariza kwegereye ngo ufite iki iwanyu, hari iki mu mwuka iwanyu? Mucana iki? Uratogotesha iki? Ni gaze, ni kuri resho, ni ugucomeka purize gusukatsa. Sema haleluya. Aha, turi mu minsi 12 yo gutogosa. Gutogosa ngo inyama zishe, hanyuma dutekere muzehe, hanyuma bamuzanire zihiye. Hari agahumura ashaka, hari n'isosi ashaka, hari n'inyama uko zabaga zimeze. Ninzirya, niwe wavuze ngo ninzirya ndaguha umugisha wose ntarapfa. Icyambere banza ugende umpigire. Ego guhigura ruha, guhigura sonza, guhiga uravayo wiyusha ibyuya. Icyakabiri uratogosa, uracanira, utogose bishe, hanyuma nibimara gusha ubyarure unzanire. Nubingezaho ibyo nubishobora, ndakumenaho umugisha. Uyu mugabo yarantangaje, ariko nakunze nuriya nyina wa Yakobo ninde harya? Rebeka. Ise yabwiye Esawu ko ari we ujya guhiga ngo ateke amuzanire amuheshe iki? Abivuze Rebeka agira ate? Pera ikiganza ukwegereye ngo Rebeka wawe karabyumva. Rebeka wawe ari kumva ibivugwa. Rebeka agereranywa n'umwuka wera. Umwuka wera ujya utunihira iminiho akumva icyo muzehe yavuze. Yahise ahamagara Yakobo aravuga ngo muzehe avuze ngo, abwiye Esawu ngo naje guhiga inyamaswa yizana yiteke kwa kunda inyama ziryoshe nizimuryohera akazimuha, ngo aramuha umugisha wose apfe yividuye atagisigaranye n'umwe, yose ayimusigire. Amubwiye atyo Rebeka ababitaye. Mana yanjye mbwira kwegere ngo iby'Imana ihayivuga mwuka wera yamaze kubyumva. Ibyo uyu mwaka mwuka ari kubyumva. Rebeka karagira ate? Karabyumva. Ni nawe wabazanye hano, nta invitation yabahamagaye ariko wahisanze waje. Abakandagiye hano muri hano, abadukurikiye mwese mwaje muri aya masengesho kubera ko uyu munsi mwayajemo. Yes,
hari impamvu Rebeka ari kubyumva. Abyumvise ahita aravuga ngo uko narababwiye ngo uyu mwaka inyigisho y'umwaka ni imwe gusa, ni ugusiganwa, gutanguranwa, ni umwaka wo gusiganwa. Ndamaranira gutanguranwa aho duhamagarirwa. Amubwiye atyo, none dore Esawu arasohotse afashe imyambi n'amacumu agiye guhiga ngo atekere muzehe, amugaburire, amuhe umugisha. None mwana wanje Yakobo, kandi na Esawu yari uwande, nawe yari uwa Rebeka, ariko feva y'Imana yari kurinde kuri Yakobo. Ninde wariho amasezerano? Ni Yakobo. Hanyuma iyo bari abana basobanura, iyo bavuze Esawu bavuze kamere, iyo bavuze Yakobo bavuze umwuka wera. Aba babiri bambamo nabo bakubamo. N'intambara urwana ni ya kamere ni ya mwuka. Ninde uri buganye, ninde uri buragwe? Iyo haragwa Esawu byabaga bivuze ko ni nko kuraga kamere, ni ukuvuga ngo iherezo ry'aba bantu rigiye kuzabira inyamubiri kugeza bapfuye. Bazabyara ibinyamubiri, batunga ibyuzukuru by'ibinyamubiri, hanyuma imirimo yabo izaba ari ya kamere gusa. Rebeka arabyumva, ahita aramwumva, rero wowe ntuzi guhiga, Imana yahaye uriya guhiga, nawe guha kuba umworozi. Rero genda wowe ufate mu bworozi bwacu, ufate abana b'iki harya. Bibiliya yavuze ngo abana bangahe? Abana b'ihene 2. Genda ubafate ubazane, hanyuma ubabage. Numara kubaga ndagufasha guteka, ariko mwuka wera we arakabaho we. Uku mwese hano inkono kiratogota y'ibisubizo muhaye musengera, ariko si wowe wenyine Imana iri kumva. Uri kuvuga rimwe, mwuka wera akavuga 3. Wasengera 2, mwuka wera agashiraho 7. Uzasubizwa ibyo wavuze, ibindi bizura. Ni Rebeka wabivuze. Sema haleluya. Zana ingwara zizana, wabaze nabaze nyina roza na waracana, umuriro wagurumiye ngo rangi. Zana isafuriya akubisemo inyama, zana ibirungo. Kandi Rebeka niwe waruzi y'ibyo muze hakunda kurusha Esawu kure. Nicyo gituma Bibiliya ivuga ngo mwuka wera, ngo nicyo gituma mwuka wera banihira iminiho, ngo nkuko ari uzi iby'Imana ishaka. Kuko Rebeka ari uzi guyinyama muze hagira ate akunda. Rwose arabizi. Akanyuma arakaza avuga ati iyo bigeze aha sha ararya n'isahani akayoza, nimugerageze binzanire. Zana uturungutu. Atangira kumubwira, tujya muzamushyiramo n'ukene, nimba ari tungurusumu kubitayo, nimba ari sengo, nimba ari konkombure zijya za hehe, nimba ari ibiki bene ibyo. Mbese bene ibyo. Umunsi umwe narigishe mbwira abantu ngo Imana ishime ko ntararya iki harya, ko ntararya konkombure z'Abanyegiputa. Ngo dute amaposa arambwira ati waraziriye inshuro nyinshi. Duhuriye he nazo? Uzugira ngo ibi byose duteka ndaziba ziba ziriyo. Nari nzi ko zitaba no mu Rwanda. Rebeka yarazikaranze, arazihisha, arazumutsa uko Isaka akunda. Arangije abwira ko bati gira vuba, ngwino birahiye, ngwino twarure. Esawu ataragira ate, ataraza. Yeme gusenga ni ukunyuranwa, ni ugutanguranwa n'ibishaka kudufungira amarembo bigasanga twahanyuze. Ndahanura mu izina rya Yesu, imbaraga zizagushaka zizasanga wadefashije.
ni ugutanguranwa. Aya ni amasengesho yo gusiganwa. Isi y'umwijima izajya kudutekerezaho isanga twahanyuze, isanga twarabisengeye, ibyo yari gufunga isange byamaze kwemezwa. Gira vuba ataraza birahiye. Amaze kubyarura agiye kugenda aravuga ati tonde gato, banza wisuzume wirebe. Nicyo gituma Mwuka Wera niyo operasiyo azakora. Banza wisuzume wirebe, urebe kuri muzima. Aramubwira ati ikosa mbona ni rimwe, Esawu agira ibyoya papa ntakibona, kugira ngo iyo ashaka kuguhesha kuvugisha gukoraho ngo amenye uriwe, nangoraho akumva ndi Yakobo ntibibi bibazo. Nyina tuve kubwireza na ziriya mbu zizo hene twabazi, genda uzizane hano. Arazizanye, arakata. Uranyumvira? Aya mayeri ya Rebeka automatique mu byumve Bibiliya isobanura ko ariyo mayeri Mwuka Wera akoresha kugira ngo Imana itugirire neza. Afata zambu ararusatura, ararumwambika ku maboko, ararudoda, ararudoda. Agenda amaboko ya Yakobo yahindutse iki? Ibyoya bimeze nk'ibya Esawu. Ngo agere imbere ya se, na za nyama yiruka areba, atanguranwa areba ko Esawu ataraseruka. Agize amahirwe agera mu marembo yo kwa se, kwa muzehe, Esawu ataraseruka. Esawu aracyari kwiruka niki? N'inyamaswa mu ishamba. Imana nayo yabyivanze mwiramutinza nyine kugira ngo ibya Yakobo bibanze birangire. Yinjiye mu muryango aramubwira ngo dadi, muzehe kanguka, ibintu ni tayari. Isaka arabyuka ava mu cyumba asohokanye imigisha yose, adasize arayizana. Ayizaniye nde? Ayizaniye umwana we wazanye, wabashije kuzana inyama izose yarakeneye. Iyo basobanura igitambo ca Eliya bakavuga inkwi yazanye, umuriro yacometse, inyama yabaze yashizeho, iyo biriya byose iyo bisobanuye byose birangirira muri nge. Inkwi bavuga ko ari amasengesho. Iyo wegeranyije amasengesho, inkwi, umuriro, ubw'inkwi zibonetse Imana ibaho umugisha. Mukomera amashaba mama batangiye hano, nabumvishe mutangira numva kabisa inkwi ziraturagurika. Ariya masengesho n'inkwi ziri kwegeranywa, ziri kurundwa ku gicaniro. Nitwe duhinduka inkwi iyo tuzanye amasengesho, ahinduka inkwi. Imibiri yacu yahageze igahinduka cya gitambo cyabazwe kikaza kurambikwaho, kuko nitwe duhari deje. Ubu turi igitambo kiri ku gicaniro, ubu turi ku muriro. Hasigaye gusa ikintu kimwe, k'umuriro umanuka ukamanuka. Kube iyo inkwi zibonetse, inyama zikaboneka, hanyuma uhagaza umusenzi cyangwa se umukozi w'Imana akahagarara, automatique umuriro uramanuka. Muzehe hareguka ngo hagere, ntari kubona, ari iya mbere aravuga ati sha koko inyama, sha iyi ni guyanje vraiment, uri igitangaza c'umuhungu. Tazi ko ari nyina wagize gute, mukecuru wamara imyaka mirongo irenga urunani, aramuzi pe, iyo zikaranze. Reka mbabwire, nta masengesho yacu Imana yapfa kwemera ngo nuko nasenze. Iyo nyasenze amahirwe Mwuka ahita afatiraho, kuko Mwuka ajya arambirwa ko abantu basenga, kuko washinzwe gusengera abera. Iyo agize Imana akabona urasenze, n'ubundi ajya gusengera utari gusenga, noneho iyo ukubisemo ahita afatiraho, agafata na tujya twawe akongereza ibyo ashaka. Ari iya kabiri ati mbega inyama kuryoha,
muzehe uko ahaye arya niko ahaye yumva agiye kurekura imigisha. Yakobo ati bansurye n'izindi ubanza imare kuko yashaka ngo zirya zihage, nazihaga aravuga byose. Muribuka abagabo batatu Sara yagaburiye mu rugo rwe, yarabuze urubyaro, byarananiranye ngo bahagere. Ndebera abagabo batatu babagirwa ikimasa cinka gikuru kivuye mu musozi batatu. Bibiliya ikavuga ngo Sara bacumbira iki? Apana umutsima. Bibiliya yavanga imitsima. Ubundi abagabo batatu barya umutsima umwe. Ku bagore bazi gucumba, apana abanyamujyi bajya bubwanza bagize gute, basondeka. Mugabo avuye muri Kongo ngo bamubugari abonye ubwino, kuko bari bamenyereye umugabo w'amakurira mu nkoko yuzuye zijya za kera. Umugabo akarya sawa sawa, yarangiza akaja gutema imbara y'ikibira kubera afite imbaraga zose. Ngo ageri nabonye agatsima bahakuye ku gasahani kakandi kanagaramye, agize ngo atari agasahani, ati mugira udusahani tw'uburyarya, none n'udutsima natwo n'utw'uburyarya. Muzehe harababara, ntiyamaze icumweru ati reka nsubireho ntagwino. Yarabimurishije inyama arazirya ngo azimare. Ahita aravuga ngo mwana wanjye nyegera mfura yanjye we, gira ngo uheshe umugisha. Mwibuke ko Yakobo atari imfura. Imfura ninde? Ariko ibanga ryatumye yamburwa uyu mugisha ni irihe? Nuko mubyibuke ko na mbere yigeze kuja guhiga, agarutse aza yashonje, abwira Yakobo ati ndagusabye mpa ibitukura byawe ngiye nzara, sintegereza inyama zanjye ko zisha. Muze mwirinda kujabura iby'abandi, mutinde ku byanyu. Arambwira ati uvuze ngo bakubishimbo ndye inzara imereye nabi, sinihanganira inyama ko zisha. Yakobo ariko nkunda Yakobo, nico Yakobo abandi bamwangiraga, ariko njyewe nico mukundira kubera ko nzi ko Yakobo gusa ariko igeranyo cya Mwuka Wera. Yakobo ahita aramubwira ngo kuguha ibishimbo byanjye keretse umpe ubukuru bwawe, umpe ubukuru nguhe ibishimbo. Esawu aravuga ngo iryo ryo kuba se ngo inzara inyice, ngo ni ubukuru butware mpe ibishimbo. Bumariye iki? Niko Bibiliya ivuga. Afata ibishimbo byose abisuka kwande? Kwa Esawu. Esawu si ukubirya, arabigotomera nk'unywa amazi, arya ibishimbo. Kurya ari kunywa ibishimbo. Ka Yakobo karagagara. Uri kwirongera ibishimbo uzi ngo ni ibishimbo, ntuzi ko ubukuru bwagiye deja ko nabufashe. Ngo bavuge ngo mwana wanjye ngwino nkurage imfura yanjye. Yakobo nyina mubwiye se bati nubundi ninjye mfura, kuko ubufura yarabugurishije mu maso y'Imana. Yari afite duruwa zo kuragwa nk'imfura, kuko yatanze ibishimbo bakamuha ubufura. Hanyuma ise muzehe aramubwira ati ahumirije amaso, mfura yanjye nyegera uranejeje, ndasenga Imana ngo aya masengesho uzumva ijwi ry'Imana rikubwira ngo mwana wanjye uranejeje muri iyi minsi. Sema haleluya. Imana ivuge ngo uranejeje muri aya masengesho. Nyegera uranejeje mwana ngo uhobere. Aramwegera ngo abone ko agiye kumukoraho, aramubwira ngo sana amaboko. Arayazana, ayazanye arapfunyika kugira ngo ahite akore handi nyina yamwambitse uruhu. Ariko amuvugishije amwegereye, aravuga ati ijwi ko numva ijwi ari Yakobo. Atinye ko yaje kuba ari Yakobo, aravuga ati nyegera nkoreho ndamenya ko ari Yakobo cyangwa ko ari Esawu. Aramwegera amutega amaboko ngo yakoreho, aravuga ati mwana ijwi ryari ryabaye Yakobo, ariko umubiri ndumva ari
ko kuri Esawu ahita aramufata ngo amufata. Uzasome ahantu hagenda havuga ibyo bintu. Yaramubwiye ngo guhera ubu kugize ukomeye kuruta bene se bose. Ninde ubyakira mu izina rya Yesu? Imana ibiguhe, Imana ibiguhe. Uzagira umugisha w'ikime cyo mu ijuru tikikaburi wawe. Uzi guhabwa umugisha w'ikime, ubuhawe ibyiza bidakama bidashira, kuko ikime isi itarahabwa imvura, Imana itaratanga imvura, ikime cyari kiriho. Ibyameraga byose byabeshwagaho n'ikime. Yani nubwo imvura itaboneka, ikime amuha umugisha. Yakobo gusaranihira, mujye munihira imbere y'Imana, mukomeze muyihendahende Mana yanjye. Kurya ari kunihira imbere ye isara ryoherwa, n'inyama zamuryoheye, atanga imigisha yose kugeza ubwo ayimara ntiyisigariza na kamwe. Ayihaye nde? Uranyumvira imbaraga zo gutanguranwa ngo atabintwara ahubwo asange nabitwaye. Ngiyo kurusa abana b'Imana barimo. Ndasigara inyuma bazasange nageze kure. Niba ari mu mbaraga hashoboka mbe ndiyo, niba ari ibisubizo bihe nanjye beno. Arangije kuyimuha, Yakobo aranezerwa uko gayarambaraye imbere ye, karamumenaho imigisha. Arangije kuyimuha, Yakobo aramusezera, aravuga icyo nashakaga ndagihawe rwose. Iyo ivuze biraba, yategeka ifite ijambo ryayo asanga byose. Arangije kumuha, Yakobo arasohoka ngo asohoke. Arangiza Esawu arinutse araje. Yakobo aravuga ati sha umecherewa kabisa, wakererewe, nakudepashije kuruse y'abagabo, nagusize, genda ture. Arazamuka ngaho arakije inkwi, aratangiye guhuha umwotsi, umuriro uratse, inyama aratetse kandi ntaziguye amuzehe, nyina yayimazeyo. Aho zagahiraga asa yikoreye nawe, arinjiye ati papa byuka ndi Esawu, kandi umuhigo nawe ubonye, byuka gira urya inyama. Muzehe atura umubiri. Esawu aravuga ati ibintu byabaye papa bigute? Aramubwira ati mfisha impazi, nta kindi narenzaho. Gute? Aravuga ati mwana we, ninde uvuye aha wampaye inyama nkarya? Mana yanjye, ndasenga Imana ngo uyu mwaka uzasenga Imana nayicanganyikirwe, amasengesho yawe ayicanganyikishe, nizagiye kumva barahisange n'iryawe ryagiyeyo. Hari abantu bajya basenga bene agacanganyikisha Imana ikazimusanga ahantu hose. Niba abantu basenga ayo gupfukama, ayo kwiyiriza, ayo kuvuga, bagasengera mu bikorwa, bazi gusengesha amaturo, bagasengesha ibiki, iyo babivanga imusanga ahantu hose. Ahantu hose irahamusanga. Mubwire ntabwo bavuga nkorera, Yesu arabyumva. Mubwire abanga ryo mu mutima, ubimubwire umwizeye, Yesu komera Imana amashyi iguhaye ukwezi kwa mbere mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo ndikuzakubera ingumba, kuzakubyarira, ndikuzakubera ukw'ibyago,
ahubwo uzakwishimamo. Nta binogo uzagwaho, ahubwo uzasanga ibirari imbere yawe mu izina rya Yesu. Sema haleluya. Uzahanyura ndabyumva mu izina rya Yesu. None se ninde uvuye aha? Undi ati gute? Ahava ate? Ko ari njye wabwiye. None se ko umaze kurya mpaze kandi inyama ziryoshe? Icya kabiri mwana we, natanze umugisha wose, sinsigaranye habe yose nayimazeyo, nayihaye uvuye aha. Arimo atariki ijwi ryari Yakobo, asanga Yakobo yagize gute? Yes, Yakobo azi gutanguranwa, azi gusiganwa, yamusize. Aramubwira ati papa, nta namuke basi wampa. Aramubwira ngo habe n'umwe ntawo mfite kuguha, kandi navuze ko azaba umuyobozi, navuze ko azakomera bene se bakamuhakwaho, azaba umukire ku buryo bene se bazajya bamukorera. Byarangiye, urubyaro rwawe ruzakorera u Rwanda. Kundi Imana kwizibanga bizera n'abagize imitwe ntibazaba imirizo mu izina rya Yesu Kristo. Imana izagukomezanye n'urubyaro rwawe. Yes, bizamenyekane ko muri mu murage wabubaha Imana. Imana izagukomezanye n'urubyaro rwawe. Aramubwira ati none basi ntacyo wambwira. Yamubwiye ijambo rimwe gusa. Aramubwira ngo igisigaye ni kimwe. Iri jambo naryo ndarikunda rwose. Abizera bagomba naryo kurikoreramo. Aramubwira ngo igisigaye ni kimwe gusa, nugoma uzigobotora. Uzi icyo bivuze? Nubu murakare uzagira ibyo wigobotora. Icyo rashatse kuvuga iki? Yani nukuba munsi y'ikirere gifunze, kirimo iminyururu yo kukuzirika gusa no kugusubiza hasi. Hanyuma akavuga ati ariko imbaraga, ubwinshi bw'imbaraga uzakoresha nizo zizagukuraho icyo gisenge. Nugoma uzigobotora. Esawu avuga ikintu kimwe, ahita aravuga atoke ntacyo. Ubwo Yakobo bitwaye, ugendere hasi ngendere hejuru. Nubona ntakwishe iyi migisha ukayibura, uzabingaye. Dore ikiganza ukwegereye ngo ntawe uza wica umunyamasezerano, ntawe wakwica uwabirazwe. No, urabihera he? Nubona ntakwishe. Nanone nyina arasubira aragaruka ajya areba Yakobo, aramubwira ngo uburakari Esawu afite buragurumana, mu gihe cyo kwiraburira so azakwica. Reba uko wamucika. Mana we, Mwuka Wera afite inzira nyinshi. Mana, abazimu baba batezwe ahantu, abarozi baraye bashiririye amaso batukuye ngo ndamutega imitego ndagira gute? Mbwirira ukwegereye ngo Rebeka arahari, arakongorera kubwira ibiyago imigambi mibi yose ibiri gucurwa. Rebeka azabikubwira, ibizagutegwa n'ibizakuvugwaho. Uyu mwaka wa 2025 Rebeka azabikubwira. Sema haleluya. Imbabazi za Rebeka kuri Yakobo ntabwo zinagereranywa ngo zibe n'inusu y'imbabazi za Mwuka Wera kubasenga. Nico gituma umwanzi yirirwa acukura ibyobo, Imana ikirirwa igira ite? Ikirirwa ica ibyanzo. Bacukura iburyo, Imana ikagucira inzira ibumoso. Bacukura imbere, ikagusubiza inyuma.
aha bagutega mu ijoro ikakwakiriza izuba umucyo. Sema haleluya. Rebeka aracyariho w'inkanga Esawu. Nubona ndakwishe tukabibura twese, Rebeka arahari. Rebeka itaramubwira ngo mve cekira kwa nyokorome, naho uyu ashobora kugira nabi. Natangaye Yakobo acitse, Esawu yahise yishima, basubwa ahunze, ninjye usigarana imigisha ya hano. Naho ntazi ko imigisha iba mu ijambo. Sema haleluya. Imigisha iba mu ijambo. Yakobo yaragiye agenda yitwaye yose. Murabyibuka ibyabaye kwa nyirarume? Amuriganya kamwe, nzaguhemba imikara gusa. Yavuga imikara zose zikabyara iki? Zose zikabyara imikara. Agahindura nzaguhemba imyeru, zose zigahita zibimenya zikabyara imyeru. Sema haleluya. Mbwirira ukwegereye ngo Rebeka wawe arahari, azakwibira amabanga. Siko muri Yohana Yesu yavuze ngo nabazaho azabibira amabanga, azababwira ibigiye kubabaho, azabatsindira abanzi banyu, azabashoboza. Sema haleluya. Muhaguruke mu izina rya Yesu dutogose. Dutogose iminsi 12 yo gutogosa. Kugeza bihiye, hanyuma data akarekura umugisha akawuduha. Ubwire Yesu arabyumva. Ubwire abashumba muze dusenge dutogosereza hano mu mwuka. Mpita mbona abantu bari gutogosa baja kuzana inkwi bagaruka bagira gute, umuriro utangiye kwaka bari guhuha bagira gute. Mu mwuka ndabona ari ibyo gusa abera bari gukora mu izina rya Yesu. Namwe umuntu wese arasenga haragenda uzana inkwi utogose huhe. Mana yanjye kugeza umwami agize icyo akose, uyu mwaka data arahari muri mwe. Yes, amaboko yacu turayamanitse. Yesu wewe twiringira gusa. Akwiringiye Yesu, wizeye ijambo ryawe, ukiyuvuze. Vuga nka Isaka, vuga nka Rebeka. Eratunga kwiringiye, akwiringiye Yesu. Ayo izeye ijambo ryawe. Data turatogosa inkono zacu, inkono y'inyama, inkono ziratogota mu izina rya Yesu Kristo.